Muraho neza nshuti mukurikiye ijambo ry'Imana ku rubuga Imana ishimwe Clarisse kuri YouTube. Umugisha n'amahoro biva ku Uwiteka Imana bikomeze kubana namwe. Uyu ni umunsi wacu wa gatatu wo gusoza ijambo rivuga ubugingo buhoraho, ko dukwiye kugira ubugingo buzima. Tukibaza ngo mbese ubugingo bwacu buri mu maboko yandi, buri mu maboko y'iki? Ko bukwiye kuba mu maboko ya Data. Imana ibaha umugisha. Turakomeza dusoza iyi nyigisho yacu y'ubugingo dusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 6 umurongo wa 5 kugeza ku murongo w'8. Yesaya ibice 6 umurongo wa 5 kugeza ku murongo w'8. Haranditse ngo, maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'Iteka Nyiringabo. Murongo wa 6, maze umwe mu baserafi aragaruka aza aho ndi afite ikara, araguruka aza aho ndi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Murongo w'8, numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma ninde watugendera? Maze ndavuga nti ni njye bari njye utuma. Imana ishimwe cyane. Dusenge. Uwiteka, umugisha akanwa kanjye kagiye kubumbuka mvuga iby'imbaraga no gukomera kwawe, mvuga kwera kwawe. Umwuka wera aherekeza amagambo mvuga yose, kandi imitima yose izakira ubutumwa bwiza. Itegure nk'imbibe nziza, maze iyi mbuto y'ijambo ryawe izere. Icyubahiro kibe cyawe ku bwa Yesu Umucunguzi. Amen. Iri jambo ryo kwibaza niba dufite ubugingo buzima turishoreje kuri uyu muhanuzi witwa Yesaya. Tugiye kureba niba Yesaya ko yakoreraga Imana, ese yari afite ubugingo buzima? Harimo ikibazo. Ni ikihe? Uyu muhanuzi Yesaya yahanuye ku ngoma yitwa Uziya, Yotamu, Ahazi na Hezekiya, abami b'Abayuda. Igice cye cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane n'icya gatanu yabwiraga abantu ibyo kwihana ibyaha, ndetse akabwira abantu ko ibyaha bigira ingaruka. Ariko nubwo yababwiraga gutyo, ubuhamya Yesaya twihereye buratugaragariza yuko yabwirizaga ubutumwa bwiza, ariko rwose cyangwa yahanuraga ibyagirira abandi umumaro, ariko ubugingo bwe buri kure y'Imana nk'uko ikirere cyitaruye isi. Yesaya rero yari afite ikibazo nk'icyo abantu bafite muri iyi minsi y'imperuka. Nshuti, rwose ubu uyu munsi abantu Bibiliya yanditse mu gitabo, umuntu wese ayifite mu rurimi yumva yabasha kuyisobanuramo. Ni inyuguti rero umuntu asoma, ni ibintu umuntu yabasha gusobanura. Yewe ndetse uyu munsi ubisi ahantu iterambere rigeze, umuntu wese arimo kugaragaza icyitwa impano kimurimo. Barimo kuvuga bati umuntu wese nagaragaza impano imurimo, cyitwa talents. Yesaya yari afite impano y'ubuhanuzi, ariko ntabwo yari yarigeze n'umunsi wa rimwe abona ubugingo ngo yumve buri muri we. Umunsi umwe, haleluya, Imana iramugenderera cyane. Agiye kubona, abona umwami Imana, abona abamarayika, abitwa abakerubi, itsinda ry'abakerubi n'abaserafi. Ngo agiye kubona, ngo abona barimo baraguruka. Hanyuma itangazo bamutangarije, bamuvugiye mu matwi ubugingo bwe bukumva, baramubwiye bati, we Yesaya, Uwiteka Imana Nyiringabo arera, arera, arera. Ijuru n'isi byuzuye icyubahiro cye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amaze kumva ko Imana akorera yera, amaze kumva ko ubuhanuzi avuga yabuvugaga atabuvugana kwera, umucyo w'Imana uramumurikira. Hanyuma amaze kubona ibyaha bye arataka, abwira Imana ati, we, ati ndapfuye, ati mbonye ubwiza bw'Umwami Imana, kandi ndi umunyabyaha, ndi umunyaminwa yanduye. Aravuga ati, yewe Uwiteka mbabarira. Akimara gutakishwa n'ibyaha byababaye cyane, ababaye cyane, abajwe n'ukuntu yakoreraga Imana ariko adafite ubugingo. Nuko ngo yumva
imbabazi z'Imana ziraje, abibwirwa nuko marayika ajya agafata urugarama agakurikara ku gicaniro, araza amukoza ku munwa, amubwira ijambo ryiza cyane ry'igitangaza, aramubwira ngo Yesaya, uhereye uyu munsi wa none ibyaha byawe biratwikiriwe, ugiriwe imbabazi. Abantu mwese munyumva muvuge ngo amena. Ese wari uzi ko iyi mbabazi z'Imana zitashye mu bugingo bwawe ubyumva? Ese wari uzi ko iyo ubugingo bumanutse bukagera mu buzima bwawe ubyumva? Ubu mwari muzi ko naririmba nuzuye umwuka wera nkavuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu, kandi ibyo mvuga ndabivuga rwose ari ukuri kuzuye. Imana ibampera umugisha mwe muteze amatwi ubutumwa bwiza. Abantu barabwiriza badafite ubugingo, ukwiye kugirirwa neza nka Yesaya. Abandi barahanura nta bugingo bafite, ukwiye kugirirwa neza nka Yesaya. Abantu bashinze amadini n'amatorero nta bugingo bafite, bishakira inyungu z'amafaranga n'ibindi bifatika nk'icyubaro n'ibindi, ariko nta bugingo bafite. Mukwiye kugirirwa imbabazi nka Yesaya. Nawe wicaye mu rugo wibaza ku Mana, urayibazaho, uzi kwibaho, ukavuga uti po nta kibi nkora, none se kubeshya, gukora ibyaha by'uburyo butandukanye, uribwira ko wazabona ubugingo? Reka da, hari ikintu gikenewe. Ukwiye kubabazwa n'ibyaha byawe. Saba umwuka wera kumurikire, wumve umubabaro w'ibyaha byawe. Numara kumva ubabaye, Imana irakubabarira. Yemwe bana b'abantu munteze amatwi mwese, nakubwiye ngo iyo umuntu abwiriza ubutumwa bwiza barimo kubiba imbuto zigwa ahantu hatandukanye. Ntago mbizi iyi mbuto niba izagwa ku muntu tudahuje idini cyangwa tutarihuje, ku muntu ugira idini cyangwa utarigira. Yewe ndabasabira kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu bugirire umumaro imitima yanyu. Ukwiye kugira ubugingo, ukwiye kugira ubugingo buzima, ukwiye kugirirwa imbabazi n'Imana kugira ngo tuzasoze urugendo rwacu amahoro. Byanditswe byera nk'intego yacu ya buri munsi biratubwira ngo mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Yesu araza vuba. Uramutse wumva wowe winjira mu rusengero rwawe cyangwa mu idini yawe ufite ikibazo cy'uko nta bugingo buhora ufite kubera gukora ibyaha, ca bugufi ngo usengere Imana. Uwiteka, imbabazi zawe zihoraho nk'izabaye ku buzima bwa Yesaya umunsi wamuhaga ubugingo. Yewe Uwiteka, zibe ku muntu wese wemeye ibyaha bye akimara kumva ubutumwa bwiza, akaba yihannye ibyaha bye rwose kandi ababaye, kandi ubugingo buhora bukaba butashye muri we. Cyubahiro kibi cyawe kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen.